Umugabo umwe yabaye aho arakora ibintu biri kujyamo nta kibazo, yari afite n'ubuhanga buhambaye, ubwenge buhambaye, ibyo yakoraga byose byaragendaga, ibyo bagerageje kumugerageresha abandi akabitsinda, bigera aho abantu batangira kumuhimbaza, kumwemera, baramusingiza. Umunsi umwe umusirikare nawe ubwo yamwibazagaho ku mbaraga akoresha, ku buhanga afite, yaramuhamagaye ati uzaze nanjye nguhe ikizamini. Yaramwitabye, uwo mugabo nawe aza ari kumureba amuseka ati ese woweho uri igiki wowe, ni ibiki ni ikihe kizamini urampa ku buryo nje kirananira? Umugabo araza, amasaha aragera, ikizamini kiratangira, aramubwira ngo injira muri iyi nzu. Wa mugabo ariyinjiramo, akinjiramo wa musirikare ahita afunga inzu. Ariko mbere y'uko wa mugabo yinjira muri ya nzu, yabanje kubwira abamuteze amatwi, kuko yari amaze kubicamo aho yabaga agiye hose, yabaga azwi, aho yagiye hose yabaga ari icyamamare, kandi abari bamutegereje icyo kizamini, uwo musirikare yari yatangaje ko ari ikizamini agiye kumuha. Rero yabwiye abantu benshi batandukanye ko bagomba gukurikirana uwo muhango, icyo gikorwa, kandi ku mbuga nkoranyambaga hose byari bihari, kuko uwo mugabo yari azwi, bose bari bategereje uko icyo kizamini cy'uwo muntu kimeze, n'uburyo yateguye agiye kugiha icyo gihangange, bategereje ko icyo kizamini nacyo yagitsinda cyangwa akagitsindwa. Ariko benshi bari baramaze kwemera. Uwo mugabo aravuga ati iki kizamini iminota 30, ndaba ngishoje mu minota 30. Nyuma y'iminota 30 uyu musirikare yabwiye uwo mugabo ngo nyuma y'iminota 30 ugomba kuba izi nzugi z'iyi nzu wazikuyemo. Rwari urugi rumwe, uru rugi rumwe ugomba kuba warukuyemo mu minota 30, warushenye, warukinguye. Kubera ko uyu mugabo yiyumvagamo imbaraga, umunyabwenge, umuhanga, arinjira nta kibazo, agera mu nzu abanza ataka nta kibazo, n'uburyo na tekinike yari azi akoresha arabisuzugura. Ajyamo abanza yazenguruka mu mpande, arazireba ati kariya nta kabazo toto, kariya ndahita ngatsinda. Uko aratinda, iminota iri kugenda, nanone ageze igihe afungura tekinike ze yakoreshaga, agatangira kuzikoraho. Ngo hari agatsinga yakoreshaga, yaforomaga uko ashaka, akaba ariko akoresha ari gufunguza ibintu runaka, cyangwa agakuramo forume arifashisha ari gufunga ibintu. Rero ni nako yari arakoresha ari gufungura rwa rugi, ari no kwica n'amapata. Rero umutima we, ubwenge bwamwerekeje mu kwica amapata, niho yabonye hari inzira ya hafi kugira ngo urugi ruze kuvamo vuba rukinguke. Kubera ko muri we yari azi ko urugi rufunze, nta handi yabonye tekinike ziri, urugi rurafunze n'ingufuri, ni za serire, ni zari rukomeye. Ubwenge bumwereka ahantu hafi yabona kugira ngo urugi rufunguke, ni mu mapata. Aragenda atekereza uburyo yahita ayaca, ariko biranga. Akoresheje tekinike ze biranga. Nyuma yaho
zanze yakoresheje n'imbaraga, arazunguza birakomeza biranga kugeza ya minota ishize. Ya minota 30 ishize atekereza ko uwo muntu atekereza ku bundi bwenge, arakomeza arahatahata kubera n'imbaraga nyinshi, ariko ya minota yashize rwa rugi ruba ruvuyemo. Urugi rukimara kuvamo ikintu yahise akora ubwo yarasohotse, ariko abantu muri ya minota 30 yashize n'ukuntu bari bamuzi ko ari umuhanga, bibajije icatumye ya minota igera atarukuyemo. Icatangaje ni uko wa musirikare yavuze ko rwa rugi atari yarukinze ahubwo rwari rwegetseho. We yagaragaje ko urugi rwari rwegetseho, yamaze iminota myinshi ari gushakisha aho rwaca, ariko birangira urugi rutinze gukinguka kubera kuzunguza rwa rugi n'imbaraga, rwahise rukinguka. Agira ngo ni imbaraga ze kandi urugi rwari rudakinze, rwari rwegetseho. Nta ngufuri, nta mfunguzo zari, ntago yafunze n'imfunguzo. Rero kubera ubwibone, kumva arenze, byatumye ubwenge butagera cyane, atekereza kure kandi hari inzira yari hafi yari gukoresha kugira ngo urugi rufunguke. Hari igihe dutekereza ibintu tuzi ko bikomeye kandi igisubizo cyabyo kiri hafi. Nanone kandi hano muribuka muri Bibiliya umugabo wita Daniyeli, muzi inzozi yarose, muzi aho uriya mwami byari bimugejeje kwa ziriya nzozi, kwa ziriya nyandiko zanditswe ku gisika, aho Daniyeli yagiye agiye kuzisobanura. Rero nta handi ubwenge buva, ni ku Mana. Muribuka Salomo nawe ari guca urubanza rw'ababyeyi babiri babyaye abana, umwe akaza gupfa, undi akaza kwiba umwana we wundi. Muribuka ko icyo gihe Salomo ikintu yasabye ni ubwenge, abusaba nde? Imana. Rero nta handi buva, ni hamwe gusa. Igihe dutangiye kumva ko ari twe twabyishoboje, aho biba bitangiye kugenda. Rero uriya mwami nawe yari yarageze aho yumva atakibasha kumva Imana, kandi imiburo yari yagiye itambuka. Abantu iyo batangiye kugusingiza, kukwemera, aho niho haba hari urugamba rukomeye kuri wowe, niho haba hari izingiro. Rero ni byinshi twavuga, gusa icyo twabona ko ni uko hari ibyo tugomba kugeraho, gutekereza ku bushobozi bw'Imana, ku kijyanye n'ubwenge, imbaraga Imana iba yatanze. Igihe hari amahirwe ubonye, wigeraho wumva ko urenze, ko ari wowe wabyishoboje. Uyu mugabo yiyumvishije ko arenze, ko araza kubikora mu minota mike, ariko uyu musirikare yamubwiye ko atari wowe uzi ubwenge wenyine, kuko warwanye n'urugi kandi urugi rwari rudafunze, ahubwo rwari rwegetseho. Iminota wahamaze k'urwo rugi
ni ikimenyetso cy'uko nawe hari abandi bakurenze. Ndagushimiye wowe.